Yes, nanone ni Rodri nk'ibisanzwe kuri Rodri Entertainment. Rero nibwo mu masaha ashize, mu masaha make yarashize, nibwo noneho twari tumaze kumenya byinshi cyane mu ikipe ya Rayon Sport mu bijyanye n'abazamu ndetse n'abakinnyi b'imbere, cyane cyane ko nyine hari hamaze iminsi havugwa inkuru zijyanye n'uko uyu Shadrack Bingbero yamaze gusinya ikipe ya Rayon Sport nyine yabaye rutayizamu. Ariko sicyo gisa nkaho kituzinduye cyane ngo tuganireho, ahubwo tugiye kubanza nyine tuganire ku bijyanye n'uyu bakunze kwita nyine Kwizera Olivier Gishweka. Ni umunyezamu nyine ukorera hariya mu Barabu, mbese nyine nta niho akinira muri rusange, ariko hari byinshi nyine utamuziho, hari byinshi byagiye bimuvugwaho, mbese nyine hari byinshi cyane byihishe imbere y'uyu nguyu cyangwa se inyuma yiwe, bitewe n'uburyo bimeze cyangwa se bitewe n'aho tugeze. Ariko ibyo byose nyine nta handi ni kuri Rodri Entertainment, tukabirebera hamwe. Wowe icyo ndi buze gusaba ni ugukanda subscribe, mboneraho no gushimira nyine abayikanze, cyane cyane ko dushaka no kubaka nyine umuryango mugari wa Rodri Entertainment, kugira ngo noneho tujye tuhahurira turi benshi cyane, tumenye ibyo ari byo, dusobanukirwe nyine byinshi muri rusange. Ibyo ngibyo rero nta kindi rero kibihuza cyangwa se nta kindi kibishyira hamwe usibye nyine kwicara tukumva, mbese nkomeza no kugenda nkugira inama nyine yo kwitwara neza aho waba uri hose, naho nyine uri muri rusange, kubera ko ni byiza cyane, biragufasha mbese bikakugira nyine n'ushaka kuba we. Ngibyo rero reka turebere byinshi cyane kuri uyu mukinnyi nyine, turaza kugaruka nyine tujya no mu ikipe ya Rayon Sport muri rusange nyine muri komite, ni nkaho twafata nkaho ari komite, byose nyine tubishyire hamwe, turebe ibiri kuvugwa, turebe ibiri kujya nyine imbere muri iyi kipe ya Rayon Sport, cyane cyane ko ejo hashize nyine nibwo umuyobozi nyine w'ikipe ya Rayon Sport yari arimo atangaza nyine ku bakinnyi nyine badafite umumaro mu ikipe ya Rayon Sport. Kuri ba bakinnyi nyine usanga n'ubundi bahora bicaye, bahora nyine basa nkaho bari kuri benshi mu busanzwe. Ibyo ngibyo byose nyine turabishyira hamwe, tumenye ibiri kuvugwa, tumenye ibiri kujya mbere muri iyi kipe, noneho byose nyine tubisobanukirwe. Nyuma yaho ibyo byose nyine nitumara kubishyira hamwe, turaza kuza tureba nyine noneho ibiri kuvuga mu ikipe mo hagati, ibiri kuvugwa nyine muri perezidansi y'ikipe ya Rayon Sport, tumenye n'imyanzuro bafashe, cyane cyane ko baba bari kuvuga ati bashaka kugabanya umubare w'abakinnyi nyine, wareba koko ugasanga kuwugabanya cyangwa se kuba bafata izindi ngamba zo kuwugabanya, ugasanga nyine byose biratuma nyine ikipe ifata icyemezo runaka, ifata icyemezo cyo kuba yakora ibyo ngibyo nyine. Ibyo byose nyine dukomeza kugenda tubihuza, dukomeza kujya tubishyira hamwe, tuvuga ati ese ko babifata nk'umwanzuro, ko babifata gutya na gutya, ese kuko bizakorwa cyangwa se bizagirwa n'ubushake mu ikipe ya Rayon Sport. Nk'ubwo nka sezo ishize bari bafite abakinnyi bagera muri 35, ariko ugasanga nyine muri abo bose hari abo imikino nyine igenda iza indi gataha batagaragara mu kibuga, mbese badakina muri rusange. Ibyo byose nyine bigakomeza gutuma ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport nyine nabwo bufata ikindi cyemezo, bukavuga ati ese ko dufite abakinnyi benshi, mu bari abakinnyi benshi nyine hakaba harimo abo tudakoresha, hakaba harimo nyine n'abo dukoresha muri rusange, n'ubundi ubwo nyine turabigenza gute, bimeze gute? Ibyo ngibyo nyine yakomeje kugenda biganiraho, akomeza kugenda yereka abafana ndetse n'ikipe muri rusange uburyo bashobora kubigabanya bigakunda, kandi noneho bakagira n'umusaruro mwiza mu bijyanye nyine no kugira umusaruro muri rusange. Ibyo ngibyo nyine byakomeje kugenda bituma nyine byose bikomeza kugenda bishyirwamo imbaraga, bifatwa nyine nko gushyiraho ndetse no kurema icyizere gishyashya mu bafana, cyangwa se icyizere gishya nyine mu bafana muri rusange, dore ko byakomeje kugenda nyine binagaragaza ikipe iyo ari yo. Nibwo rero mu minsi ishize nibwo nyine umuzamu Kuyate wari uri mu ikipe ya Rayon Sport nyine yaramaze igihe akora imyitozo, ubona ko nyine akora imyitozo, ariko mu migoroba yashize, ejo bundi hashize, nibwo nyine bagaragaje ko uyu muzamu koko nta kirimo, mbese n'uburyo akoramo nyine nta kirimo rwose. Bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo uyu muzamu we
uburyo uyu muzamu nyine bivugwa ko nyine rwose ibyo akora nyine bitarenze n'uburyo nyine abikoramo rwose ngo bisa nkaho bitari hejuru cyane. Ngaho rero nuko bakomeje kugenda bavuga ko nta kirimo nyine, kuko nawe cyane cyane abagerageje kuba bagera ku kibuga cyangwa se abagerageje kuba bagera ku myitozo abariyo bakuze, babonye ko nyine umuzamu rwose adashoboye, ahubwo nibwo nyine na Shadrack Bingibero yari yigaragaza, babona nyine nta kibazo rwose, babona uyu musore Shadrack Bingibero ameze neza rwose, nyine wumva ubona ko nyine ari umusore wumutse umeze neza muri rusange. Ngaho rero ikipe ya Rayon Sport iragenda ibiganiraho, cyane cyane ko bari bakomeje kugenda bavuga nyine kuri Kwizera Olivier Gishweka mu bijyanye no kuba yaza nyine akababera umuzamu. Gusa nyine Olivier Gishweka nubwo yigeze kugirana amakimbirane na Ferwafa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bigaragara ko we noneho yumva ko kuza gukinira hano mu gihugu cy'u Rwanda ari ishema kuri we, mbese bikanamuhesha nyine n'icyubahiro, kubera ko Ferwafa avuga ko yamusuzuguye, ndetse mu buryo yamusuzuguyemo akaba akomeza kugenda agaragaza nyine ko atari bwiza, mbese n'uburyo yamusuzuguyemo we atanabushimye muri rusange. Ibyo ngibyo rero nyine yakomeje kugenda abishyira hamwe, akomeza kugenda avuga uburyo bamusuzuguye bitari byiza. Noneho aravuga ati njyewe nshaka kuza gukina mu Rwanda muri shampiyona aho mu gihugu cy'u Rwanda, niyereke abanyarwanda bose. Noneho abayobozi ba Ferwafa nyine bakomeza kugenda bavuga ati ngo ntibandakisha ngo ibiki n'ibiki, komeza kugenda nyine bamfatira ibyo ntazi, turebe uburyo twabigenza n'uburyo twabikoramo, mbese nkagaruka mu murongo nkamera neza. Ngaho nyine nibwo we yahise avuga ati rwose ngomba kwigaragaza, ngatangaza uwo ndi we, nkamenya n'uburyo nyine meze, kubera ko uyu nguyu Kwizera Olivier Gishweka we yakomeje kugenda agaragaza ko nyine ashoboye kandi ameze neza, yaba mu mitoreze yatojwe, yaba mu buryo ahagazemo, ibyo byose nyine ameze neza kandi nta kibazo afite. Nguko rero bakomeza kugenda bagaragaza nyine uburyo ibyo ngibyo byose byakorwamo, n'uburyo nyine byaba nkaho nyine bifashwe neza. Bakomeza kugenda bagaragaza ko nyine Olivier Gishweka Kwizera nyine agomba guhabwa umwanya, nyine akaba yakerekeza mu ikipe ya Rayon Sport. Ariko ni ibintu bikiri kudiringwaho nyine. Ejo hashize mwabonye ko amateleviziyo amwe n'amwe cyangwa se amaradiyo amwe n'amwe yatangiye kugenda bicishaho nyine, yaba ku ma YouTube, yaba ku ma TikTok na Facebook, hose mwagiye mubibona nyine, cyane ko nyine mwagiye munabikurikirana, dore ko nyine ni byiza cyane kuri uyu musore, mbese nyine ni ikintu nyine kigaragara neza, kikanamugaragarira neza. Reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusa yo gukanda subscribe, ndaje dukomeze noneho n'ibindi.